Ubaye iki mwana we? Bari kunyirukanga nawe ndakunyisha. Bande? N'abahungu babiri. Babiri? Ubakoze iki kandi? Ntacyo. Ntacyo? Hari kukwirukanka? Yaba ari barandi kubona? Ntuvuge. Ingegera none umva ariho umwana wawe abayikise kandi kubona ari he mbona muzamani mungwa hejuru mutana ingegera yawe uri rwize twibana bwira ahubwo yisore nimba munamwinjije mu nzu mubwira sohoke vuba inde se kandi sohora ingegera yawe ninde mbwebwe yawe nyine umwana yakoze ingegera yawe mbwebwe yawe iza ikiba abantu nta n'isoni yabibye gira inka turashize ibyari imikino biravamo ibintu ese habaye iki manje ngo habaye iki umva ukuntu ingegera yawe iraje urumva twari turi muri papeteri urumva arangije ayora mashini ayora telefoni ayora printer ayora ibintu byose none asize inuza yacu yera de papeteri yacu none kumuhishaho umuntu yanakuze sohora ingegera yawe na umuntu bafite umushinya we ntabwo umuzana kandi imana yanjye hakiri kare inde iragegera wabyaye ntabwo uyize nabyaye nayize nande nawe njyewe wabyaye kiriya cyana cyawe ariko ubundi umwana buretse uramuzana cyane ubundi iyi fone uyu munsi umva reka nkubwire iragegera yawe niba utayisohoye tugiye kwiha sohora nde ingegera yawe wabyaye ubonye abantu mwanga abantu bimereye abantu Jesus. Blood of Jesus. Oya twakinaga. Magina na Yesu udebereye umuntu ko urimo satani. Ntabwo ari gusa. Uwo mwana Hasani wanjye urabyumvanye n'uwo mwana. Umwana wawe twamubeshyeraga nuko twagera kwe. Ujya gukinira ku bantu munsi. Twamubeshyeraga n'ukuri. Iki ngiki kigiye kucyohereza mu ijoro. Nakinaga. tubabarire wenda tubabarire tubabariye ko amavi hafi sha tubabarire kibaye ikigo ry'inoneho warakibaje kivuye kivuye kuba ni cyane cyangwa usajya ibiki byinshi aguruka nkwerekane wo mera umubere igitambo sha tega ndarasama